Yes, ngwaye ikaze ukundwa kuri ibiganiro bya Vanessa Inspire. Umunsi rero nkuko mubona ndi kumwe na mukecuru wanjye Kajwe. Ariko mureba ndi kumwe na Kajwe. Umunsi bagiye kubarega iryo zina nka Kajwe agiye kubarega. Tujya tuvugisha ukuri. Ngiye mpamvu iryo zina mama namubwire nyine amazina arasa. Hari uwitwa Esther, hari uwitwa Esther, hari uwitwa Kajwe, hari uko gukoresha nk'igihangano cy'undi muntu ushatse ajye kubarega. Wewe ko witwa amazina ya musaza wanjye wose. Ahantu ngiye na hamwe yose ko witwa ahantu na hamwe ngiye ndandika mu kiganiro ko nitwa Kajwe. Birakurora rero. Nimwe mwabinyise. Uyu munsi rero ngarukanye na Esther mu myambaro myiza cyane y'abadamu cyangwa se abategarugori. Ndabona bikubereye. Ariko Esther. Ese ubona ntugishaka kwambara amapantaro, birakureba se, birakureba. Ubundi tutari. Mbese sindi mu rugo. Hano hantu hari iki? Ntabwo nshaka gukora. Cyakorasha Imana ishimwe kuba ntarakururanye nawe cyane. Ngo mwari kwita uvuga muti kakuri iyo mba nkururana nawe cyane. Cyanda kubwiza ukuri. Ibintu byari guhindura isura. Byari byose. Mwaragiye mu mbeshyeri bitabeshyeka none byari kugenda bite. Namagambo. Ariko se ubundi se tuvugisha. Kaza n'amata n'inyweye. Usigaye unywa amata ntugishaka kunywa byeri. Abakuru barumva bumva. Esther ntagishaka kunywa byeri. Abo se Esther amaze iminsi afite umunaniro ukabije. Nyine oya tujya tuvugisha. Esther amaze iminsi afite ibitotsi bikabije. Oya nyine baretse mubwire. Sibyo wowe witonze. N'ubu ngubu mureba mugezeho kumubwira ngo nabyuke bibaye intambara. Gusa nanagushimira ko yemeye kubyuka. Nuko nanga gusuzugura ndabati ubundi se worampumagaye ndabandi mu rugo. Je kubona mbonuje nuza ya drone. Je urumva nta muntu njya nteguza ko nje kumureba. Buriya avuga ko nari mu rugo buriya. Oya buriya unabivuga nari guhamagara n'abaturanyi. None se ejo bundi nakuguyeho ubizi nta muntu ngiye njyambwira ngo ngiye. Ejo bundi reze hano mu rugo ze umfatire hano ufatira abantu banje bimereye neza. Narabishyuye ariko hajagaraye. Ireke se bakabanza bagakora isuku. Bakora isuku y'iki se iriya nubwo nako wimbwira ibya kiriya kiganiro. Seste. Yes. Byatewe n'iki kusiga akunda amata cyane. Ako se tuvugisha uko. Inzoga bikaba ikibazo. Ntabwo ariko nifire ku nzoga bikaba ikibazo. Aba bantu tuzabagenze gute koko? Tuvugisha ukuri. Oya. None se kunywa amata cyane utayanywaga nuko usigaye ufite umunaniro ukabije bihurira nta munaniro mfite. Usigaye waho mu buzima bwawe wumva ushaka kuryama gusa. Nose urabona bizagenda bite n'udakora akazi ngo ubona amafaranga. Cyangwa wamaze kudepa. Kamwihora ubwo wanyihaye reka mwihorere. Mwemwe ushobora no kumbwira uti konti imaze kuzura. Ko nagoye konti yanjye wasanze hangaye. Tuvugisha ukuri. Ujya gukura hara wasanze hangaye. Ndashaka. Wasigaje 20 ndashaka uretse gato ndashaka. Nijoro sinari ngwamagaye ngo maveni nishira inzu. Nayaguhaye. Mukuri w'insakureza rero. Ndashaka dushyireho umucyo kw'iki kintu. Ure mucyo. Njyewe koko ibi bintu tuvuga ubundi ntabwo nongera kubisubiramo mu mazina. Ibikizi. Nibyo cyangwa si. Ibikizi. Ibyo tuvuga ibyo mazina. Nose ibyo bakuvuza ibyo bakuvuza. Erega kuri wowe byaba ari umugisha. Nibi bakuvuza. Kuri wowe byaba ari umugisha. Njye reka mbanze mubwire. Uracyari muto. Mbanze mubwire. Ukeneye umwana. Nibi bamubwire vane. Njyewe nibyo n'imbere y'Imana ari byo. Ntibyagushimisha. Njye byananshimisha rwose nabibabwira. Ariko nanjye ntabyo nzi. Tiro kuza mukaba ndatwite hari umuntu abayifite umunara. Ngaho mari gihe natimwerenze nko kuvuta kamari cyumweru namo kunzoga. Ikibazo kiducanga. Nuko nuwo tuvuga nundi nawe azakabyemera. Ndo byemera. Ahubwo dore umuntu abyishyizemo ni pateri. Kucya byemera? Ubwo yabyishyizemo. Azi ko ari byose? Pe. Nejo reka turi mu kabari sinzi ikintu nari mvuze ahita mbwira mwumva. Mumbabarira cyane ngo tutavugana nabi kandi umwitiye umwana wanjye. Mumbabarire niba ubimwemerera iyi nditazamera nk'imwe bavuze kuri wa. Ntabwo nyamwemerera nde navuze ko ntabwo mbizi pe. Rero mu biba muvuga ngo ndatwite ya bla. None se basura rwaye tuzakujyane kwa muganga. Sindwaye. Usana ndwaye.
ngewe umbwira amafaranga yo kukujyana kwa muganga nzayashaka nanjye aho nzungukira ndahazi ndwaye mfite nta mituweli mitiweli usabwa ngewe aho nzungukira ndahazi ugende rero nk'urugero rero ko kwa muganga atajya aburamo n'indwara numve ngutanze nk'ubisenkani kandi mfite mituweli nanjye ngatanga 2,500 cyangwa 3,500 oya ngewe ndakujyana bagupime aho nzungukira ndahazi sawa barasa ndwaye ikibazo ufite ni ikihe nta kibazo mfite kandi ibi bintu urimo urabihakana ejo uzampamagara umbwira ngo vane ngo rega ngo nangaga kandi nawe wishinzwe ese kamana nukuri ari byo nabivuga njye nakwiye ko natabizi ni content y'iki njye simbizi ni content ejo bundi twagiye gukorana content baravuga ati bampime baravuga ngo mvuge ko n'umwete kandi njye sindipima niba ko bamaze njyewe cyo kuzamaze haga ngabi umaje kubijyamo kangahe kandi ngabire twabigiraga muri bo umaje kubijyamo kangahe amaje kubijyamo 3 sindabijyamo watarabijyamo kandi twabigiraga muri bo ikibazo wenda sho kuba narirengeje warirengeje iki harye uburyo ushobora kumara amezi 3 utabona amezi 3 utabona imihango ukavuga ngo ntago urwaye ntacyo harye wire sagicucu na 3 abiri nyuma yanjye nanyeyo kuna amezi 3 ageze none se kwa gatatu urumva ukwezi ko ya nukunuka gatatu ariko nyago kiragera nagura bijyamo oya burangiye nshaka kuba narirengeje buriya uzajye kwivuza urebe ese byagira ingaruka kutajya mu mihango ku mudamu yagiye wirenze bigenda bitari wowe wigeze ubyumva utaragiye mu ingaruka n'igizi sembeze narwo ndirenza n'ubwa mbere byabimbayeho sembeze ko ni bibi gute umaze ukwezi utabona imihango ugomba kujya kwivuza umaze 2-3 imyego biba byakomeye ubundi se ubayeho utayijyamo hari icyo bitwaye uramutse ubasha kujya bureka mubwire baramubona n'abantu bifungisha bakubitanye imyaka 5 batajya mu mihango iyo wifungishije ntabwo ujya mu mihango wapi reka je ahantu batajya mu mihango narinzi ko igituma umuntu atajya mu mihango hari n'ukajyamo ngo imihango ikamumerera nabi akazaza ava buri umuntu ashobora kumara imyaka 5 atabona imihango rwose cyane narangiye barabuzima sinabushobora uzi kuba utabona imihango ngo umwanda usohoke se ko hari n'abayibona ikababangamira bakaribwa cyane bikagenda njyewe wenda sinzi wenda twebwe abahungu Imana ifite ukuntu yaturemye ariko rwose ari igihe ureba ukabona biriya bintu utari no kubishobora ntabwo nari kubishobora ndetse kakajwe ameze ati izina munyitirira nuko ntajya ryandika nicyo cyiza ngiye meze neza ku giti cyanjye bari ndwara kwitabaje wagura ako kaboko ntabwo kari kujya muri kamera yoke oya ejo bundi wampamagaye inshuro 10 nyireba gutya nayirebaga imbere yanjye noneho ku nshuro ya 10 ndavuga uyu muntu ashobora kuba afite ikibazo nta narambirwa guhamagara ndakwitaba numva ufite ibibazo ndavuga niyo nanga kuyitaba nari kuba muhemukiye ndayitaba pe nari mugoroba naje nasinze umuntu wanwaye amafaranga bayakwibye bakwibye ariko njye nsiga mfunze icyumba cyanjye ubuze bakwibye muhereze ngabire ku buryo nje nzambura zahita cyishyura bose bakwibye ngahe nyine urumva ejo sinakwamagaye nkubwira kuntu ngiye nuza renge gufata ngo nkweho andi nyine mfite 50 ngiye gukora andi nyine ngo byuzure hano mu rugo mfite 30 ndetse nsanga bakuyemo 15 none se ko nta muntu wo hanze winjira mu nzu yawe niba atari ingabire ni na futari kuko ni abantu babiri urumva nyine ubundi iyo byagenze bityo ngewe munyibye mwese nabahisoma abantu mwinjira muri kiriya cyumba serious nka making isomo ryabageze mwese wabwira mbwira ngo singewe undi ati singewe aba bantu urabatunze urabagaburira ni gute umuntu ashobora kugenda akajya mu cyumba cy'umuntu azi ko amutunze nta nubwo ukuyemo 2,000 cyangwa 5 we 5 nayo ni menshi 5 hari n'umunsi nabwo nize gufata 50 ugatwara 15,000 nje nsanga bakwe minota 5 hasigaye 45 bura bavuga ati wenda kuko barabazi ko manasinze buriya ariko bamufashe buriya barabamfashe nk'umusinzi nariturije ndetse nigeze narasakuze nariturije pe ndaceceka ndavuga ati okay urabikoze wese umutima hari nawe ntago ameze neza
rero nibwo ejo ngiye kwishyura nyir'inzu ngiye gufata ngo nongeranye ngiye gusanga harimo 15 umutwe wandiye bro niba burara ise ngo wamagana mpita mbona uranyitabye nari kubashyira hamwe uko muri babiri Data nanjye nabimubwiye. oya wiza kwisobanura kuko ntituzi uwayatwaye ari Naftali ntiyabyemera ari nawe Naftali ntiwabyemera nawe byageze aravuga ngo nari nguvuga ibyo ushaka Ngabire nawe ati ako gatoki nikaze muri kamera ubwo rero shamwe ikintu cyo ngo nanjye nsiga icyumba cyane nyifunze ewana cyangwa se ukayasigaho bareba nanone yitize ukayasigaho bareba Naftali nsanga yakuyemo 5 ngagiye kugura inshuti ze inzoga shamwe mwebwe mu mufite uko mubarera Naftali ntahaha ntariho inzu ugomba kumubwira ukamuha discipline kera twajyaga twiba amafaranga tukiri abana umunsi umwe niba amafaranga buri munsi nari narabigize akamenyero nkiba amafaranga buri gitondo rimwe nza kuyaterura nabaga nzi nk'umukecuru njye ariko sinatwaraga menshi amafaranga nagendaga mu note zirunzarunze ngakuramo kamwe konyine nkavuga ngo umukecuru ntago ari buri reka ngende nyakuremo umukecuru yarazi umubare nagaruka mu cyumba kubiteho asanga amafaranga nakuyemo yahise ambwira ati niwe utwaye ayo mafaranga yarankubise aho nari nayahishe muri toilette njya kuyakuramo nawe rero abantu ugaburira utunze mu nzu ukabuza umubare w'amafaranga ukayashyira hariya bakayajyana Nese mugati se bose ndubwire bigendere n'ubu ninjye menya ko nje ninjira ndi hano nje nyine mani uzi ko uri kwihiringa mani uvuga ati basi reka nze ngene nishyura n'inzu nyiri byone n'ukwezi nani imisi irashira itaranagiraho wabamuje kwishyura umuntu ugasanga y'amafaranga ukabura yabuze se kandi uhamagaye nyiri inzu mungiye kuguha amafaranga uriya mu buzima sinkunda umuntu mbeshya sinkunda umuntu nyine nanjye bura rero sinzi no kuvuga nabi nawe ati subu babwire bose bigendere basi ngiye menya ati nasize ikintu cyanjye hano shabaniye umutima ariko wari kubabwira wari kubasohora ukabwira uti mwese mufate imyenda bari kugusaba imbabazi wari wayatwaye ari kugaruka ntago yayaguha ntacyo bakagenda bakamara nk'iminsi ngahe bari iyo ngiyo babungera bakamenya ibyayo serious amafaranga rero uvuga ko ushaka amafaranga y'inzu man ibaza ko nigena ngabe namuhamagara ntabwo ati harimo wene ngo ati harimo 40 kuraho 5 hariho 100 n'inote y'15 bazi ko nimba ndiko yahiga kwe ngo nishyure inzu batazara ngo badusoborere mu nzu umuntu nakugire ni mubi ariko nawe mba nyine wayatwaye nawe cyangwa icyumba cyawe ujye ugifunga urufunguzo umenya aho urugishyize cyangwa urujyane uzi se kubera uyibashije Ngabire reka da wabaza Naftali reka da ngiye kuzaza icyuma cyanjye gishinga Ngabire amara kuko ibyo akora afunge urufunguzo yarwizirikaho sinzi ibyo biramureba ikintu kizongera kubura mu cyumba cyanjye haba umwenda haba iki Ngabire azabyishyura aho ni umuntu nzabibaza pe kandi ibintu by'ubujura ni iki muri iyi minsi ribu yarabihagurukiye biteye ubwoba abantu rabahiringira mu gitondo kabyuka gati ipakiye amandazi murye sinyana nabirya ibyo bintu byabo kugira ngo basi ndebe abana mbone ngo barishimye ariko ugagenda ugafata nk'inoti ukazisohoreramo 3 z'ibihumbi 5 ndagaswe ishakirwa nta muntu rwamunagira pe oya yagombaga gukuramo we na 5 oya 5 nayo ni menshi rega n'umunsi rega ndiko hari umunsi ngiye gusiga 50 ndetse nsanga bakwiye inoti ya 5 ndavuga ati nimbwira Ngabire arasara nimbwira Naftali arasara reka mbyirengagize niturize ariturije none nibwo n'injoro kwa kuri nyine ububikana amafaranga uvuga ati nimbona ndi y'inzu zayafatira rimwe uhindutse umusazi cyangwa wamureye buri ntabwo wamagaye umuntu isubimurera bitamagamagara nyiri inzu bitamubwira ati reba kuri fone nagushyira amafaranga yawe arambwira urakoze ariko nyine baminduye undi muntu kabisa kuki iryo joro utaba baraje nabo barazi rega bura reka mwenyere icyayi ukanaho mwirukanganyishije nawe se ngo yatwaye umutima uri hamwe uri hamwe ubwo wenda ikihari cyo yayariye amafaranga nk'ayo ngayo wibye nta nubwo atinda uyarya nk'ukurikiwe nta kintu yamumariye nababaye mu buzima oya Esteri nimugerageze mu muhabwahenge ntimukajye mu Esteri ni umuntu mwiza rimwe na rimwe yego nta muntu uba perfect cyangwa uba mwiza
nta byera ngo de ariko Esther ku mutima ngabire nguri kuva najya Esther wamubaniye neza mwabana neza ariko nje buramvuga rimwe nangabire njamugati sinzakubwiriza ngo kure iki kuri mu wajya mukageza saa 4 ibyo birakurura wagira uti akazi kabarakawe ntaga kabarakanje ikintu kwenda hazaza umushyitsi agasanga ikintu ngabire cyo koza n'abakobwa bose ngena umbana nabo bagera mu isuku pe oya none isubundi umuntu utagira isuku yakora akazi gute bagira isuku umuntu utazabasha kugirira isuku burani urebe ugiye kumpa amata cyangwa icyo ukamereza icyo kirahure mbanza kureba uko gisa ndamutse mbonye gisa nabi ubwo biba birangiye bagira isuku kabisa cyakora uyu munsi noneho hano ndabona hatuje ibi bafure ntabwo birimo biracicikana utari n'ukunda gucuranga yari hano se ko ndamwe iyi minsi umeze nk'umuntu ufite umunaniro n'iki iyo bacuranga ibyumba winsakuriza ntabwo bikurya mu mutwe akaba mwana Imana izandubaruza Imana izanduza ikiganiro cy'uyu munsi ndacyandikaho titiri ivuga ngo Imana izaguye kubyara cyangwa uyu munsi kakabati ndabona za nkweto zimeze nk'ibirere mwazikuyemo karero gusa ya birere bazogeje kabati muri salo ugasanga bagashyizemo inkweto wagira ngo zagiye gucukura ibijumba karego urugi ko mwarusize irange ntimusige n'inzu irange nimukemura n'irange atari ryiza ariko rirasaza rirasaza ariko nyine kuba bari bafashe gahunda yo gusiga inzu oya yanamure njye ko yahindura urwo rugi ko yaruhinduye gutya iyo yarange rero ganiraga byanjyaga mu bwonko ashobora no kuba yanarebye akavuga ati umuntu iwe hahora kamera buriya reka niwe ukuntu namugeragereza mva yankura kuko Imana araje yaribwirije harenza ngasize iyo range ndoka boss wanjye kabisa nyirenzo kabisa mugurira agafanta tugeze mu minota ingaho ngaho 17 igihe twabomboraganyije okay tusigaje iminota itarenze 3 tugasezera mu minota itarenze 3 ukurikije ku byo uvugwa niki wabwira abakunzi bawe njere abakunzi banje rasa bibwirire nimba koko nwite byanyabyo yenzaza kuri kamera kwa Vanessa mbabwiye ni Prince ndatwite kandi ngize Imana ikanyihira kandi kana numva nta gihombo cyaba kibiri ngena nabyishimira n'ibyanambabaza pe nge nayibabwira kabisa ariko ntago ari byo irandi bagenda bahuye nzovira ari kumbwira ngo nivuge ko indariye akabimbwira ku ngufu ukagenda ngo ndayivuga kari yanjye tukanabirwana reka genda ngo wandaye ngo uvuga ko indari yanjye ngo nagari ya pateri indani ya Imanya Kigali umva byibura se yayirera inde kaba kubwira ngo uvuge ko ari ye yayirera nzovu se n'abafite ntago ajya barera ngo ajya kurera uwanjye niyo ngera kubikubwira uzamubwire uti mpereza 10 ndumva nshaka ifi yayama nzovu ntabwo tuvuze ngo muzaba mwayakoreye ngo ibiki ngo cyayaguhamagaye oya nzovu ko yama yayama none se umuntu yabakubwira ati inda jya uvuga ko ari iyanjye cyo koza pateri niba ugira umwana niba simbizi ariko iyo bavuze none yagiye bavuga ngo ndatwite ukagera inyuma kansetsa mbona ubwiza ukuri niba utwite bya nyabyo Esther uratwite bya nyabyo nana ngahita nivugishwa ushaka nsanze rero ngo nayikuramo ari kwivugishwa gutyo ngo Esther ngo nibwo wamenye umuhinduko ateye wibeshye ngumva ngashaka ngo wibeshye ngo nibwo wambona none uko neye shamana simbizi nyine ubona yabyishimiye mama ariko nyine nuko atari nabyo iki kiganiro araza kucyumva wimubabaza ariko hari n'abantu rega baba bavuga bati simbizi wenda ese ubundi mwigeze muganira ukamubaza uti uramutse unteye inda mukundana icyo kintu wigeze ukimubaza ko mbizi ko abakobwa iyo uhuye n'umusore w'inshuti yawe fiance mukundana inshuro nyinshi ariko ibyo se n'ibimubwira nose ubu ntabwo urakundana n'umuhungu
wenda mumaze guhura nk'inshuro imwe ebyiri eshatu enye kuki ntabwo waba ujya ugira amatsiko yo kumubwira uturamutse unteye inda cyangwa ntwise byagenda bite ngibyo se ugabibaza umuntu ubu uzi ko rero gusama kwa nyina no kurenya ibyo sinabikubaza ibyo sinanabikubaza none z'ubwo kuki utibaza icyo kibazo ubwo nanatwita umwana n'iyamana nyine yabivuga ati ku mwana wanjye muha akana naho ubundi rwose shaba pe ibintu sinabitekereza erega buri umwana yo kurura ababyeyi uriya mwana wa mbere ubushobozi este wenda ubu akenera ubushobozi ariko arasetsa izamume none ubwo bushobozi umwana uko yabaho uko ariko kose nubwo narenge ngiye hara nyine ngiye kureba amafaranga kuri Equity ukumva mbona umwana w'imyaka 5 ari gusaba arambwira ngo umwana arambwira ati ni mugure yewe yambwiye ni muhijana mpita muga ati yo ati wenda abona nanjye umwana wanjye runena sinamenye nanjye uwo yasabye ndamubwira ati se muze yari babiri mbahitisha ngende muri restaurant mbagura ibyo kurya cyangwa amafaranga nyabahe mu ntoki umwe ati yaduhe undi ati oya turashonje tugeze kuri restaurant ngiye ko numva umwana aravuze bose bahita bavugira rimwe nkoya ngo babonye ibira ngo tugurira ibira mpita mvuga yes abo abaho ibira buri wese oya icyo nakubwira cyo byara umwana utabiteganyije udafite ubushobozi mana abaho nabi ugasanga abana ngaho ku mihanda ngaho hehe reka bane mubaze orone najya kumubyara ko namubyaye papa wa mwanga amwihakana sibyo ariko yarafite uwo witonze nose ubundi we nabajye ntabwo yaba afite se reka mbwire vani umwana ageze hano ku isi ubura umwana uko yaba ameze kose umwana yabaho njyewe nakuze nsaba imana nyisaba ngo mana mbabarire mfashe ubuzima bugoye bubi umwana wanjye ntazabubemo niba njye uyu munsi nshobora kugira icyo nifuza umwana wanjye ntazifuza ubu se ko ari cyo nikamaze imbana na papa umwana ko ari byo nifuzaga kandi ndi mukuru Mike kagari nkabasigaye nanjye nyi yuko uvukiye mu muryango ukennye umva man uwo mwana uzamume nawe akenshi bikoka umwana uzamume umwana wa musaza wa runera cyangwa umwe muri umuna wa runera oya mujye mubyara abana mwabateganyirije genda urumva wazarinda uvuga ngo mubyara ngo harera imana ngo harera leta man njye uzamume oya sawa nyine ntabwo urajya ahantu ngo usange umuntu afite abana 5 yabuze icyo abaha kandi yarababyaye bose ubwo reba ubuzima babayemo ureba ubuzima bazakurira urugo uramwana nawe unakura ubuse Kagame yakuze ameze gute basi ushobora kuvuga uti mwana wanjye naramusevingi mbanza mubwire naramusevingi ngiye mu nyogokuru wanjye uba hari mfite konte y'umwana ejo nyuma hari ikibingo ngiye yambye kuri bura Kagame yakuze agenda ikidurugumo n'ipanacitse mu kibuno none se bo ameze gute ibyo ntabyo nzi wenda ni wowe bivuze genda umwana wese avuka atazi icyo azaba bro nanjye urasetsa umwana uwo mwana uzamume nashaka zabi yego nyine ntawe uzi ikintu umuntu aba yarandikiwe ushobora kuba perezida birumvikana ushobora kuba ndi ariko gerageza unateganyiriza umwana uramuteganyiriza iki mfite iki se njyewe ariko umwana ashobora kuza mu gishikaza wari ubizi ubuse ko njya kubyara runera ko namubyaye papa mwihakana nkajya kubona imyenda abantu banguriye imyenda yo kuzamufatiramo imana ibiza ukuntu umwana wawe azabaho bro bakunzi ba Vanessa Inspire naho dusoreje ibiganiro aho twavuze nabi mutubabarire mudukebure ibiganiro byacu byo nakagaruka cawa Captain